ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro aturuka ku Mana nabane nawe, kandi umugisha w'Imana ube mu buzima bwawe. Ndakwakiriye mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuzima, ijambo rihindura, ijambo ribohora, ijambo rikiza imitima ndetse n'imibiri. Ndakwakiriye, kanizere ko umeze neza. Uwiteka reka duhane umugisha muri uyu mwanya. Reka dutangire dusenga kugira ngo Imana izibane natwe mu ijambo ryayo. Nize umwanya wawe twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe, kuko hari impamvu umuntu afata kamera akicara akavuga ngo reka ndebe ko mu buzima bw'umwuka nageza message ku bantu baburimo. Rero muhaye ikaze, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko ari Imana yo kwizera iminsi yose. Nta kintu na kimwe kikunanira. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Uwiteka niwe duhungiyeho, utwemerere Mwami, ukora imirimo idasanzwe, ufungure amarembo y'ijambo ryawe ku buzima bwacu. Duhe ijambo rikiza, ijambo ribohora, duhe ijambo rikora imirimo n'ibitangaza, rikize imitima ndetse n'imibiri. Ijambo ryawe risenya ibihome bya Satani, ijambo ryawe rihindura ibyanze gukorwa, ijambo ryawe rikubita hasi ibihome by'umwanzi. Turakwiringiye Mana yo kwizerwa, ntabwo tuzakorwa n'isoni twabakwiringira, kuko ijambo ryawe turifite. Kuko iyo dufite ijambo tuba tugufite, iyo dufite ijambo tuba dufite ubuzima. Urakoze Mwami Yesu, wowe ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye ndabakire mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo numvishe Imana impaye muri kino gitondo kugira ngo mvugane n'umutima wawe, cyangwa ivugane n'umutima wawe Imana, kuko ijambo ni Imana. Reka tuganire kuri rino jambo, twumve icyo Imana ivugana natwe muri kino gitondo. Imana iragira ngo ikubwire intwaro izatuma uba mu buzima udatsindwa, ikubwire intwaro ushobora kwifashisha, cyangwa ikubwire ikintu cyatuma dukomeza kubaho kandi dutsinda. Ni iyihe ntwaro? Wowe uratekereza iyihe? Ese iyo urebye ubona ubundi ubukristo twabushobozwa n'iki? Iyo urebye ubona amasezerano Imana itubwira twayagiramo dufashijwe n'iki? Wibaze, nanjye nibaze. Urabona Imana ivugana natwe ibintu byinshi, kandi turi mu rugendo rwa gikristo, kandi aho tujya najya mbibutse inzira turimo, naho tujya naho turimo turanyura, mbibutse ko hari ibintu biza bidusanga mu nzira tutigeze dutangira n'urugendo. Hari ibyo dusanga mu nzira, hari ibyo duhura nabyo tugenda. Ese murabona ni iki cyagufasha kugira ngo ubukristo bwawe bukomeze kubaho? Ni iki cyagufasha kugira ngo amasezerano Imana iguha akomeze kubaho cyangwa azasohore? Ni iki cyagufasha kuko benshi bararambiwe, benshi baratsinzwe, benshi nyine urabona nta byiringiro by'ubuzima, benshi bamaze gutakaza ibyiringiro. Wowe iyo ubireba urabona ari iki cyadufasha kugira ngo twe duhagaze uyu munsi turebe ko twazakomeza guhagarara? Urabona ari iki cyadufasha? Nge rero Imana yanganirije kugira ngo namwe mbaganirize, imbwira ikintu cyatanzwe, yatanze Imana y'ubwayo kugira ngo abe ari cyo kizadufasha muri runo rugendo. Haleluya! Rero bivuze ngo mureke dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana rivugana n'imitima yacu, kuko namenye neza ko ijambo ni ubutsinzi, ijambo ni ubuzima, ijambo ni imibereho. Reka turebe ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryanditse mu Bagalatiya. Urwandiko Pawulo yandikiye abantu b'i Galatiya, yabandikiye ngo reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ibice 5 umurongo wa 16. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Handitse ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora
ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye ni nacyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Pawulo yarebye Abagalatiya aravuga ati rero ndagira mbabwire, nimuyoborwa n'umwuka nibwo mutazifuza ibyo kamere irarikira. Kuyoborwa n'umwuka, iyo ntwaro izatuma ubukristo bwacu bukomeza kubaho. Amasezerano Imana ivugana natwe tukayaturamo ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Hari igihe kimwe Yesu yigeze avuga ijambo ubwo yaragiye kujya mu bwami bw'ijuru. Yabwiye abigishwa bavuga ngo ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye mwuka wera nk'umufasha. Imana ishimwe cyane. Sinzi icyo mwuka wera asobanuye ku bantu benshi, ariko mwuka wera icya mbere ni umuyobozi, mwuka wera ni umujyanama, mwuka wera ni byose muri no rugendo turimo. Kuko niwe uhishurirwa ibintu byose, ibiriho n'ibitariho niwe ubimenya. Kandi twese turabizi ko hari ahantu tutarenga. Rero nitukomeza kubaho tuyobowe n'umwuka wera tuzagera kure. Mwuka wera ni umuyobozi. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abagalatiya avuga ati mwebwe muyoborwe n'umwuka wera, nibwo mutazayoborwa na kamere yanyu. Rero igihe tutari twiyambura kamere dufite, biragoye ko twakizwa. Igihe Bibiliya Pawulo igeze yandika ijambo aravuga ngo iyo umuntu yinjiye muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Iyo umuntu yemeye kwizera Imana no guhinduka, biba bivuze ngo afashe decision yo kugira ngo ahinduke ayoborwe n'Imana, we nakomeze kubaho ahubwo habeho Kristo muri we. Rero usanga turasenga ariko ntabwo tuyoborwa n'umwuka wera. Kandi mwuka wera niyo watanzwe kugira ngo abe umufasha muri no rugendo. Kuko biriya bigaragaza ko umuntu udafite mwuka wera abaho nabi, aho mu buzima budafite icyerekezo, abaho arwana no kwinjira mu mugambi w'Imana akabura inzira zibinjiramo kubera ko atayobowe n'umwuka wera. Mwuka wera niwe ufata abantu akabatuza mu nzira z'Imana. Ubundi kuko turemye ntabwo twatura mu nzira z'Imana, ariko mwuka wera niwe udufata akadutuza mu mugambi w'Imana. Mwuka wera niwe udufata akadutuza mu bushake bw'Imana. Igihe uri kubaho nta mwuka wera utunze, ntabwo uzigera utura mu bushake bw'Imana, nta nubwo uzigera utura mu masezerano Imana iguha. Kuko mwuka wera niwe muyobozi, niwe udufata akatujyana akadutuza mu bushake bw'Imana, akadutuza mu by'Imana ivuga. Kuko ni umuyobozi, ni umufasha. Rero nitubaho tudafite mwuka wera ni ikibazo gikomeye. Wisuzume urebe neza, urebe koko niba uyu munsi urimo urayoborwa n'umwuka wera. Kuko igihe tuyoborwa n'umwuka wera tuzarobreta, tuzahura n'ibintu bitandukanye, uzahura n'ibintu byinshi mu nzira. Ariko niwemera kuyoborwa n'umwuka wera ntabwo uzatsindwa, inzira zawe zizaba iz'ibyishimo. Ntabwo uzavuga ngo iyo umenya igihe kirageze ngo bene data basenga, data tumusengere ukuri no mu mwuka. Kuko niba ubayeho udafite mwuka wera nk'umufasha, menya kuri wenyine. Akibaza Yesu kiri yagereje ngo nimuba ngo ndagere ko simbase nk'imfubyi, bivuze ngo umuntu udafite mwuka we abaho mu buzima bw'ubupfubyi. Imana itushoboze turebe ko buri wese urebe nawe wisuzume, urebe ko ubuzima bwawe niba buyoborwa n'umwuka wera. Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye mu ijambo ry'Imana, kandi ibitekerezo byanyu birakenewe bw'umurimo w'Imana. Ariko wifuza gukizwa, wifuza gusengerwa, byose hari nimero ziba ziri muri description, waduhamagara tukagufasha. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo twemerere Imana ituyobore. Ndabakunda. Ciao ciao. God bless you.